Haleluya, ndagarutse nitwa Mukanziza Rebeka kuri channel ye nziza cyane mukunda mwese yitwa Kizwa Live. Mbazaniye icyigisho cyiza nanjye cyamfashije kifite umutwe ugira ngo bazakwibukira kuki. Bazakwibukira kuki? Ngewe uvuga bazanyibukira kuki? Nshaka nakibaza mu bundi buryo, mu mwirondoro wawe, muri CV yawe, mu mibereho yawe, ubona uzibukirwa kuki? Reka dusenga Imana. Mwami w'abami turagushimye, uhabwe icyubahiro. Uri Imana nziza, uri Imana itubeshejeho, urakoze urakarama ko watuzigamye. Ngaho rero tugiye kwiga ijambo ryawe. Umwuka wera watanze aze yumvikanisha iki cyigisho uko bikwiriye, kandi abantu bawe bankurikiye mu nguni zose z'isi ubampera umugisha kandi uzabaherezo ryiza ry'abakiranutsi. Mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Bazakwibukira kuki? Iyo turebye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 9 guhera ku murongo wa 36 kugeza kuri 42, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Petero azura Tabita. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi iyo hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doroka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko irunda hari bugufi bw'iyopa, abigishwa bumvishe ko Petero ari yari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeho bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doroka yababoheye akiriho. Petero arabaheza bose, arapfukama se arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Aha mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 9 umurongo wa 36 kugeza 42, nk'uko tumaze kuhasoma, turabona umupfakazi witwa Doroka cyangwa Tabita. Ayo ni amazina ye, bisobanura kimwe. Mwese muzi ubuzima bw'umupfakazi, kwibaza buri kimwe cyose ntabwo byoroshye, ariko uyu mupfakazi wubahaga Imana. Bibiri tubwiye ko yari umwigishwa wa Yesu Kristo. Ntabwo yaheranywe n'amarira, ntabwo yaheranywe n'agahinda, ahubwo mu bupfakazi bwe hari icyo yakoze. Yubahaga Imana ndetse agafasha n'abapfakazi b'Iyopa aho yari atuye, ku buryo yagiraga imirimo myiza myinshi nk'uko mumaze kubyiyumvira, maze akadodera abapfakazi imyenda, akabafashisha ibyo kurya, akababera amaboko. Kandi mu by'ukuri ubuzima bw'umupfakazi yakagombye kuvuga ngo ndi nyakamwe, nanjye nkeneye abamfasha. Ariko Doroka siko byari bimeze, ahubwo yagize undi mutima, maze agafasha abandi abapfakazi, agafasha abakene. Maze umunsi umwe Bibiliya yatubwiye ngo yararwaye araremba, maze arapfa. Abapfakazi b'Iyopa baraza, abo Doroka yagiriye neza baraza, bararira. Abo yahaye imyenda baraza ngo dore imyenda yatuboheye, ninde muntu uzongera kutudodera? Tabita udusize he? Tabita udusigiye nde? Bararize. Maze bamaze kumva ko Petero ari hafi yayo, boherezayo abantu babiri baramubwira ngo tebuka ntutinde. Baraje bamwereka imirimo Doroka yabakoreye, ibiryo yababoheye, amakanzu, uburyo yabambikaga, bavuga ibitangaza n'ibikorwa by'indashyikirwa uyu mupfakazi Doroka yabakoreye akiri muzima, bamuvuga ibigwi. Maze Petero arurira, bamwereka aho Tabita ari, arapfukama arasenga. Maze arangije gusenga aramubwira ngo Tabita haguruka. Ako kanya Tabita arahaguruka, maze Petero amusubiza abapfakazi b'Iyopa
izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri iri somo nk'uko umutwe w'amagambo avugaga ngo bazakwibukira kuki, cyangwa muri seve yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu mibereho yawe ya buri munsi, ubona uzibukirwa kuki? Turareba muri Yesaya igice cyaho cya 38, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Haravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivura atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Shuri nzawurinda. Iki ni cyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Dore nzaheraho igicucu kigeze ku ntambwe z'urugerero rwa Hazi, ngisubizanyeho n'izuba intambwe 10. Nuko izuba riheraho ryari rigeze rirenga, risubirayo umwanya w'intambwe 10 z'urugero. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Aha rero tubashije kubona umugaragu w'Imana Hezekiya yararwaye araremba, maze Imana imutumaho umuhanuzi aramubwira ati, ragwa ibyawe ugiye gupfa. Hezekiya ararira atakambira Uwera wa Isirayeli ati, nagendeye mu byo ushaka, nakoze ibishimwa imbere y'amaso yawe, mu by'ukuri ntabwo nshaka gukenyuka, ndashaka kurama. Maze Imana iramubwira iti, numvise amarira yawe, numvise gusenga kwawe, nongeyeho indi myaka 15. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana dusenga ni Imana itibagirwa imirimo abera bakora. Niyo mpamvu nazanye umutwe w'icyigisho uvuga ngo bazakwibukira kuki, mu mibereho yawe ya buri munsi, muri seve yawe bazakwibukira kuki. Twabonye mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 9 uhere ku murongo wa 36 kugeza 42, umugore w'umupfakazi Tabita warangwaga n'ibikorwa byiza, utaraheranwa n'agahinda, ahubwo agahitamo gufasha arusha ubushobozi. Ariko igihe cyarageze apfuye, abantu baramuririye cyane, ndetse bahamagaza umuhanuzi w'Imana aramuzura, amusubiza abantu b'icyo gihe n'abapfakazi barimo. Hezekiya wongereye imyaka yo kurama. Mbese we n'iki wakwibutsa Imana ugeze mu mage, muri seve yawe ndende, ureba imyaka umaze, ureba amateka wanditse. Mbese hari ikintu wakwibutsa Imana bikakubera amabuye yo gutarukiraho, ukavuga uti, Mana yanjye nakoze ibishimwa, Mana yanjye nafashije aba bantu n'umutima ukunze. Ni iki mu buzima bwawe wakwibutsa Imana cyakubera ibuye ryo gutarukiraho ubwira Imana ngo ndashaka kurama? Muri seve yawe, mu mibereho yawe, ubona uzibukirwa kuki? Tugiye kureba mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cyaho cya 5 umurongo wa 1 kugeza 3. Haravuga ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. Uyu muntu Bibiliya imuvugaho iki? Namani umugaba w'ingabo z'umwami wa Siriya ari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagaho umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umwami w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Uyu mugaba w'ingabo za Siriya yari umunyacyubahiro, yari umutoni kuri shebuja, yaratabaraga agatabarukana intsinzi. Ariko ikintu kibabaje muri seveye, yari umubembe.
naribajije muri kino gice cya gatanu cya kabiri cy'abami, ese umubembe ko ari indwara yanduzaga kuki yajyaga gutabara kandi agatabarukana intsinzi? ntabwo umwami yabonaga yuko ari umubembe? Yarabihishaga, yararagarira Imana atazi aho ubutabazi buzaturuka, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwacya impundu zikavuga. Yarabihishaga, niwe wari ubizi n'umugore we, nk'uko natwe hari ibintu byinshi n'amabanga menshi tubitse y'abatware bacu, hari amabanga menshi tubitse y'imiryango yacu ariko hanze batayazi. Nawe rero umuja niwe wabimenye. Urabizi mwese mwankurikiye, mugira abantu badufasha imirimo mu rugo bamenya ibintu byinshi cyane, maze akakaja karabwira nyirabuja ati icyazana databuja ngo ajye iwacu mu Isiraheli hari umuhanuzi wamukiza ibibembe. Yarumvise Namani yemeye yuko afite ibibembe, ajya kureba aho yakirira. Nubwo yari umunyacyubahiro, nubwo yari umutoni kuri shebuja, ariko yari yuzuye ibibembe. Icyo kintu cyamurazaga ijoro, yararanaga agahinda, ariko Imana yamweretse biciye mu kaja aho yakirira. Aragenda mu Isiraheli haboneka umuhanuzi Elisa amukiza ibibembe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo turebye indwara y'ibibembe ishushanya indwara y'ibyaha, indwara y'icyaha ni indwara mbi cyane. Iyo Yesu ataza ngo yikorere umusaraba w'i Karuvari, nta muntu wabashaga kwikorera umutwaro w'icyaha. Icyaha kiraremera kurusha toni uzi. Umutwaro urusha indi yose kuremera ni icyaha. Niyo mpamvu Yesu yarazi uburemere bwacyo aza kuwutwikorerera. Hashimwe Yesu witanze ku musaraba kugira ngo ingingo z'amategeko, iyo umunyabyaha asanze Yesu akapfukama akabwira Imana ati Mana, nari umusinzi, nari umusambanyi, ariko namenye ijambo ryawe, mbabarira. Yesu atuburanira ashingiye ku ngingo z'i Karuvari. Data, amaraso yanjye yaramenetse kugira ngo uyu munyabyaha akire. Umunyabyaha afite uburenganzira bwo kuza imbere ya Data akihana ibyaha, kandi isengesho ry'umunyabyaha wihana Imana iraryakira ako kanya kibivuga. Mbese muri Seveya uzibukirwa kuki? Twabonye Tabita ukuntu yibukiwe ku mirimo myiza, tureba Hezekiya ukuntu yibukiye ku mirimo myiza, tubonye ukuntu Namani yari umubembe, yaratabaraga agatabarukana intsinzi, yari umutoni, yari umunyacyubahiro, yari akunzwe, ariko yari umubembe. Ariko igihe umuja yamurangiraga aho akirira, ntabwo yamusuzuguye, ntabwo yasuzenguwe uwo muja, ahubwo yemeye irarika ry'uyu muja. Nanjye Mukanziza Rebeka, nshingiye ku byanditswe byera, ndahamagarira abantu kwihana no guhinduka, kuko indwara y'ibibembe ishushanywa n'icyaha muri iyi minsi. Icyaha ni kibi cyica umuntu urubozo, icyaha ni kibi gisuzuguza ugikoze, icyaha cyandarika umuntu kikamusuzuguza no muri sosiyete. Ariko itangazo ry'ihumure ni uko Yesu arambuye amaboko kugira ngo akize umunyabyaha wese. Amaraso ya Yesu Kristo avuye ku musaraba i Karuvari yoza ibyaha by'umunyabyaha, kandi umunyabyaha wemeye kwakira imbabazi z'Imana ntabwo acirwaho iteka, ahubwo azabana n'Imana ubuziraherezo. Imirimo y'abera irakurikira abana b'Imana niyo basinzire ku gituro cyabo. Imirimo yabo irabaherekeza nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana. Mbese wowe uzibukirwa kuki? Mbese uzavuga ati nibura nari umubembe, nari umunyabyaha, ariko Yesu yaranyijije? Mbese uzibukirwa yuko uzi gutanga ubufasha? Mbese uzibukirwa yuko mu nzu y'Imana hari ikintu ukora gishyigikira ubwami bwa Kristo? Mbese we mu buzima bwawe bwa buri munsi uzibukirwa kuki? Papa, nawe mama, muvandimwe, barumuna banjye, namwe bakuru banjye munkurikiye, bana bato, ni iki muzibukirwa mu mibereho yanyu, mu myaka tumaze, mu myaka nawe umaze? Ubona uzibukirwa kuki mu mibereho yawe n'imyaka umaze y'ubukuru, muri seve yawe? Mbese uzibukirwa kuki?
uyu Namani impamvu byanditswe yari umubembe ariko ashaka aho yakirira kandi yarakize kubwo kumvira. Bibiliya irambwira ngo niwumvira uzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko niwanga ukagoma inkota izakujya. Icyo dukwiriye kwirata, Bibiliya iratubwira ngo uwirata yirata Uwiteka, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, ahubwo uwirata yirate Uwiteka. Namani yamenye ko ari umubembe maze agira icyo abikoraho, asanga umuhanuzi w'Imana wamukiza ibibembe kandi yarakize. Icyo tuzibukirwaho ni iki? Impumyi Yesu yahumuye, barayibaje ngo ninde waguhumuye? Arabasubiza ati umuntu witwa Kristo niwe wamvumuye. Icyo nzi cyo ni kimwe, nari impumyi none ndabona. None wowe uzibukirwa kuki? Mbese wakwibukirwa ukavuga ngo nari umunyabyaha ariko Yesu Kristo yarambabariye? Mbega seve nziza kwimenya ko ari umunyabyaha ariko ukaba warababariwe. Haleluya! Ibyaha nge nawe duhisha dushaka ko hatagira umuntu n'umwe ubimenya, bizadukoraho. None ibyo byaha duhisha nka Namani wahishaga ibibembe bye, gira icyo ubikoraho. Usange Yesu we utanga amahoro, ubabarira ibyaha kandi azagukiza ibibembe by'ibyaha. Haleluya! Mbese witeguye kwakira imbabazi z'Imana? Yesu aracyahagaze ahera cyane, yakira amasengesho y'abicuza ibyaha byabo, kandi ni umunyembabazi yiteguye kukubabarira. Sanga Yesu agukize, kuko amaraso ye yoza ibyaha byacu byose, nk'uko tubibona mu Rwambere rwa Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 7. Amaraso ya Yesu umwana w'Imana atwezaho ibyaha byacu byose, atwezaho ibyaha byacu byose. Umutwaro urusha indi yose kuremera n'icyaha, niyo mpamvu Yesu yemeye kuwikorera, atanga ubuzima bwe, atanga ubugingo bwe ku bwacu. Erega ntacyo bizatumarira ku gisi, kubera yuko ubugingo bw'iteka nibwo bw'agaciro. Ntacyo umuntu byamubarira gutunga iby'isi, nta bugingo buhoraho afite, no ku gisi ntacyo byazatumarira. Ahubwo icyo nakubwira aho nkurikiye, akira Yesu we weza ibyaha byacu, akatubabarira, akadutunganya, akazaduha ikamba ry'ubugingo. Ibyahishuwe igice cyaho cya 22 umurongo wa 12 haragira hati, Yesu yarivugiye ati, dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Muri seve yawe y'imyaka umaze ni ibiki ukora? Mbese ni ibiki ukora wazibukirwaho? Yesu ati dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ibyahishuwe igice cyaho cya 14 umurongo wa 13, ijambo ry'Imana riravuga riti, numva ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo andika uti, uhereye none hahirwa abapfapfiriye mu Mwami Yesu. Umwuka n'abati ye baruhuka imirimo yabo n'imihati yabo, imirimo yabo ijyanye nabo irabaherekeje. None nkubaze, bazakwibukira kuki? Bazakwibukira ko wajyaga isi? Nicyo bazakwibukiraho? Oya, icyo nakwifuriza nanjye niyifuriza nuko twavuga tuti, icyo nzi cyo ni kimwe, nari umunyabyaha none Yesu yarambabariye. Haleluya! Amaraso ya Yesu Kristo yeza ibyaha byanjye nawe, duhinduka abakandida bo kuzaraga ubwami bw'Imana. Umuntu umwe yavumbuye ikinya, baramuhamagaye. Mbere yuko ikinya bakivumbura, ababyeyi babagaga bumva, bakabaterura mu mwana, bumva bagashinyiriza. Umunsi umwe rero igiterane cy'abanyabwenge baraterana, maze bahamagara umuntu wavumbuye ikinya ati, tubwire ikintu wavumbuye cy'ingenzi ni ikihe mu buzima bwawe? Yarabarebye, abantu benshi bari bazi yuko agiye kuvuga iby'ubuvumbuzi yavumbuye bw'ikinya, ukuntu abantu basigaye babagwa batababaye. Icyo ni ikintu cyo kwirata pe,
ariko yarababwiye ati ikintu navumbuye ni kimwe, ni uko nari umunyabyaha ruharwa, ariko Yesu akaba yarambabariye. Icyo navumbuye ni kimwe, ni uko Yesu yambabariye, kandi amaraso ya Yesu yogeje ibyaha byanjye. Abantu bararebanye baratangara. Umuntu w'umunyabwenge wo kubabwira ubuvumbuzi yavumbuye bw'ikinya, yabaratiye umwami w'abami, yabaratiye Yesu weza ibyaha, yabaratiye urukundo rw'Imana, uburyo Yesu akiza umunyabyaha kandi rwose pe. Yesaya haratubwira ngo nawe ibyaha byanyu byatukura tukutuku, Yesu yiteguye kubyeza bibe nka sherege. None se mwene data, bavandimwe, basaza banjye, barumuna banjye, namwe bakuru banjye munkurikiye, babyeyi, inshuti z'umusaraba, ubona mu mibereho yawe bazakwibukira kuki? Mu myaka umaze ubona bazakwibukira kuki? Mbese witeguye kugira intangiriro nshya ngo wakire Yesu aguhe intangiriro nshya, ugire icyo kwirata? Pawulo niwe yavuze ati Yesu Kristo azanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, kandi muri bo ni njye wa mbere, kandi Yesu yarankijije. Nkwifurije gukizwa na Yesu, nkwifurije kugendererwa n'ijuru, kandi tumenye neza ko imirimo abana b'Imana bakora mu ijuru birandikwa. Wicika intege kuko ntawagushimiye, ahubwo ujye ubyibutsa Imana, n'Imana itabara izatugirira neza. Uwiteka duhane umugisha kandi atubashe kwita ku iherezo ryacu, mu izina rya Yesu, amena. Dusenge. Mwami w'abami, turagushimye ko imirimo y'abera yibukwa imbere yawe, ubihererwe icyubahiro. Abantu bawukunda cyane bari bankurikiye, ubampera umugisha, kandi uduhe kwandika amateka mashya muri Yesu Kristo. Utubabarire ibyaha byacu, uzaduhe guhurira nawe ku nyanja y'ibirahure duhimbaza izina ryawe. Mu izina rya Yesu tubyambaje, amena.